karadutanze imbere niki iyo nifite manganga yanjye ngavuga ati mbere wajya gucyo bafite mu igihumbi senye sugahita ubona umukuru ukawupuriza ukawuswaje ariko ubu ngubu rwose n'indaya zimwe zitacoga zitakifite n'ibyo ngamake n'ibitanu none uwa ushaka yindi yinsiri munoneho ubwo David ibihumbi 20-50 nta kintu mwavugana rwose ndayasuriza ibiciro kandi ntabwo zose zikibintu bizikora aba ari ukutugusha ngewe ngubu nabuze umuti wankora ku burayi nabuze umuti wankora ku burayi uko ngewe none se ndashaka umugore se mu maziki ko nta banyemera ngo tubane ubwo nyine iyo nifitemo nkanga yanjye ndagenda nkisumba. Inkuru byongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru yababaje abantu benshi batandukanye, ni inkuru y'incamugongo. Kigali, abantu 22 bafungiwe guteza umutekano muke. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu 22 bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo ubujura, uburaya, guhungabanya umutekano. Ni mu gihe hano hari umuturage umaze igihe yivovota cyangwa akomeza avuga ingaruka z'uburaya, cyangwa ni mu gihe hano turi kumwe n'umuturage indaya zamazeho udufaranga twe kubera yuko aziyoboka kandi akunda umusubagege, ariko yakomeje avuga ngo indaya zarahenze zurije ibiciro. Ni mu gihe ari ku murongo cyangwa ari ku muyoboro wa Kidasamura amavi kugira ngo aduhereze ubuhamya cyangwa tubwire uburyo ki bimeze muri rusange. Izi ndaya ngo zikomeje kubica bizigacika, mureke twiyumvire ibyo ari buvuge. Uhawe ikaze nyakubahwa, tanga amakuru ku ndangamirwa muri rusange. Aha ni mu karere ka Nyarugenge ahazwe nko mu Biryogo, ahazwe nk'inyamirambo hakunze kumvikana indangamirwa cyangwa abakobwa bigurisha muri rusange. Ni mu gihe uno muturage arimo tubwira ngo indaya zarahenze, indaya y'amakiya n'amadolari 5 ndetse ufite 5 nagashobora gukoraho. Ni mu gihe indaya itoga zazindi twitaga za Nyiramacibiri igeze ku 5,000 mu gihe yiherezaga icupa ry'urwagwa ikahita igarama ikagwa ku musubagege ukayibomora. Ni mu gihe Faratop yarari hano kugira ngo adasobanurire mu buryo burambuye uburyo indaya yazuriye muri rusange. Faratop, ijambo ni iryayo ku murongo wa YouTube wa Kidasamura Movie. Ntabwo tutagira urukundo rwose nk'abagore tuba twarahoyereye turabarakare baraho, nta mukobwa wateretaga apfe kukwemera kuko ubona agacupa kaba karadutanze imbere niki iyo nifite manganga yanjye ngavuga ati mbere wajya gucyo bafite mu igihumbi senye sugahita ubona umukuru ukawupuriza ukawuswaje ariko ubu ngubu rwose n'indaya zimwe zitacoga zitakifite n'ibyo ngamake n'ibitanu none uwa ushaka yindi yinsiri munoneho ubwo David ibihumbi 20-50 nta kintu mwavugana rwose ndayasuriza ibiciro kandi ntabwo zose zikibintu bizikora aba ari ukutugusha. Ngewe ngubu nabuze umuti wankora ku burayi nabuze umuti wankora ku burayi uko ngewe none se ndashaka umugore se mu maziki ko nta banyemera ngo tubane ubwo nyine iyo nifitemo nkanga yanjye ndagenda nkisumbira agapuri nkawupuriza n'iki. Ni mu gihe umuhungu mwiza ufite itoto nk'iri ngiri ukunda ikintu cyitwa ku musubagege, ariko ngo nta musore wamukunda kubera yuko akunda yuvi na yuvi cyangwa gufata ku kidari. Muri makeya yagerageje gutereta umukobwa agerageza kumwanga ngo uno musore ni indaya, ariko uno musore aravuga ngo ntago ari indaya ngo ariko ngo ibintu bikenewe mu buzima, ngo aracyafite imyaka mitonya, niyo mpamvu akora bino bintu. Ngo bino bintu ntago bikora ari uko abikunze, ngo ahubwo bikora ari uko umubiri ubimutegetse. Ni mu gihe muri rusange Kidasamura Movie nk'ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye twagerageje kwiga kwa kino kibazo cy'iyuriza kwiyurira ry'ibitsina cyangwa kwiyurira ry'indaya. Ni mu gihe ibiciro bya esase byuriye, ibiciro bya esase kuba litiro iri kugura amafaranga 1,803, litiro y'amazuti ikaba iri kugura 1,757. Ni mu gihe ibiciro byuriye, bakimara kuriza ibiciro n'indaya zahise zuriza ibiciro. Ni mu gihe zino ndaya zuriza ibiciro ubwo esase cyangwa ikomoka kuri peteroli byuriye. Ndetse tukahita twibaza ngo ibi bintu bihuriye hehe n'ibi bintu iyurira ry'indaya cyangwa mw'ibi bintu bigiye bitandukanye. Reka atubwire mu buryo burambuye. Ntabwo nakumva uburyo ki ibyo kurya byaba byaruriye esase ikurira ibyo byose bikurira n'imipuri n'ibiti ngo bibyuriye rwose. Ntabwo ibintu byumvika. Indaya mugabanya ibiciro, numara kugabanya ibiciro mu gisubire ko byari bimeze nk'umwaka udafite. Uyu w'igitsina cyaramubase, umusubagege waramubase, kubomora kwirirwa afata ku kidari byaramubase. Arimo aravuga ngo indaya zigabanya ibiciro ngo ntago zimwe isase. Ni mu gihe sase yuriye, ariko indaya ntago zikwiye kuriza ibiciro muri rusange. Banyarwanda, banyarwandakazi, uyu mugabo yarahuritse ndetse ni imbata yo gufata ku musubagege, nako ni imbata
imbata yo gufata ku ndaya muri rusange nako zisigaye zitwa indangamirwa. Ni mu gihe iyurizwa ry'ibintu ryatangiye kuzamuka, ibiryo, amazi ndetse na esase, uyu akavuga ngo agatangira avuga ngo indaya niyo zakurira nta kibazo kubera ko twebwe ntabwo tuzishaka, yenda tugize amahirwe zakurira tukazicikaho bamwe na bamwe bazigura, yenda byagenda neza ku buryo abagabo birirwa barira ngo inda zabatwariye abagabo tutakongera kubumva. Iyi ni Kidasamura Movie, kora subscribe niba rwo bwa mbere gize kuno muyoboro, nyaboneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe nkubwire ngo warahombye, kubera yuko gukora subscribe kuno muyoboro uba wizigamiye cyangwa uba witeganyirije kugira ngo ubashe kubona amakuru agezweho cyangwa amakuru uyabonere ku gihe. Ndetse mwawe ikaze kuno muyoboro wa Kidasamura Movie. Aya makuru uyasanga kuri Kidasamura TV Rwanda cyangwa kuri BTN muri rusange. Ngewe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Movie. Ugize amakuru cyangwa ugize ikibazo wagira watwandikira kuri ya nimero dusanzwe tubaha kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, ubuzima buzira umuze, ibahe kubaho neza ibyo mwifuza, Imana ibabahe. Bantu mugura indaya namwe musigeho kugura indaya ntago ari byiza, kandi nawe uca umugore wawe inyuma mubwire ngo guca umugore wawe inyuma ntago ari byiza. Nawe mugore uca umugabo wawe inyuma, guca umugabo wawe inyuma ntago ari byiza, kuko uba ugiye kuzana umwanda. Hari igihe unakuramo indwara, ukandura imitezi cyangwa ukandura agakoko gatera sida. Munyarwanda munyarwandakazi, twirinde kandi turinda n'abandi.